naho iyi hadithi yo iratwigisha ku bijyanye n'ibigaragaza ko Imana ikwifuriza ibyiza no gukunda. Hejuru batangije gusaba bavuga buti Allahumma faqihni fi din. Iyi ni dua nziza umuyisilamu yarakwiye gusaba. Allahumma faqihni fi din, bisobanuye ati ayi Allah, ndagusaba ko wampa gusobanukirwa mu dini y'Ubuislamu, ukampa gusobanukirwa idini yanjye. Ibi ni byiza kubera ko al-fiqhu fi din, gusobanukirwa mu idini ni ikintu kirenze kumenya. Hari ukumenya Ubuislamu, hari no kubusobanukirwa. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Walidhalika umuyisilamu yarakwiye guhora asaba Allah ko yamuha fiqh, gusobanukirwa Ubuislamu nyabyo no kutitiranya ibintu. Naam. Muri iyi hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, ni hadithi yakiriwe na Muslim, aho intumwa y'Imana igira iti man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din, bisobanuye ati uwo Allah subhanahu wa ta'ala ashakira ibyiza amuha gusobanukirwa mu idini. Ni ukuvuga ngo mu bigaragaza ko Imana ikwifuriza ibyiza, iguha gusobanukirwa idini y'Ubuislamu. Nubona unasobanukiwe Ubuislamu, ujye umenya ko Imana ikushakira ibyiza. Iri jambo muryitegereze, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti man yuridillahu bihi khayran, uwo Allah ashakira khayran. Iri jambo mu rurimi rw'icyarabu hano ryaje mu buryo bwitwa nakira. Nakira ni ukuvuga ngo ni byiza, ntabwo Imana yigize ibisobanura ibyo ari byo, nta nubwo n'intumwa y'Imana yabisobanuye. Bimana ni ibyiza byose bishoboka. Uwo Allah ashakira ibyiza byose bibaho, ibyiza by'urushako, ibyiza by'abana, ibyiza by'imitungo, ibyiza byose bibaho. Uwo Allah ashakira ibyiza byose bibaho, yufaqihu. Ntabwo intumwa y'Imana yigize ivuga ngo yuallimhu, Imana imuha ubumenyi, ahubwo yaravuze ngo Imana imuha gusobanukirwa, kuko umuntu ashobora kugira ubumenyi atabusobanukiwe neza. Walidhalika mtume yakoresheje ijambo yufaqihu, Allah amuha fiqhi, amuha gusobanukirwa fi din, mu dini. Umuyisilamu rero yakwiye guhora asaba iyi dua, Allahumma faqihni fi din, Mana ndagusaba ko wampa gusobanukirwa mu idini. Kuko iyo umuntu asobanukiwe Ubuislamu ntabwo yitiranya ibintu, ntabwo ashukwa n'uyu cyangwa uriya, ahubwo igihe cyose ahora ari ku murongo w'ibyiza, agatuma idini yivugwa neza. Wallahu a'la wa a'lam.